Iyi ni The Homeless Girl nk'ibisanzwe dutangiranye Alice na nyirabukwe. Uyu munsi umugisha biragaragara neza ko wamaze kwinjira mu mutima wa Alice cyangwa se mu buzima bwe. Nuko nguko namwe murimo kubibona dutangiye ibyishimo ari byose, ndetse bari kugerageza kuba bakoroganiza gahunda z'ubukwe. Ibi byose bibayeho nyuma yuko mama Lewis ashira mu gaciro agatangira kwiyunga n'umuhungu we Lewis, kubera ko yabonaga ko yamaze kurengerera ndetse agerageza kwigarura amazi atararenga inkombe. Ibi byishimo ni byose hagati y'umuryango wa Lewis muri rusange. Ni nyuma y'igihe kirekire bategereje ubukwe, gusa birashize birabaye, ubukwe tayari. Gusa igishimishije nuko abagera ikirenge mu cyabo nabo barimo kuba bagerageza kuba bategura ubukwe. Abo nta bandi ni Tricia ndetse na Dani. Gusa impungenge zigihari kandi ziri mu nzira ziteye n'ubwoba nuko mama wa Tricia uyu munsi ataraba yamenyeshwa ko ubukwe bwa Lewis bubaye, ndetse ko afitanye ubukwe n'undi muhungu cyangwa se n'indi nshuti nka Dani. Gusa mama Lewis ari nako agenda atinya kuba yabihingutsa, avuga ko umukobwa we atakiri umukazana we, ahubwo yabonye abandi ba nyirabukwe. Muri rusange ibazo uti, mu by'ukuri Alice niba yinjiye mu buzima bwiza aka kanya, ese ni ikihe kintu wamwifuriza mu rugo rwe ubu ngubu? Gusa nanone ikintu gitangaje nuko intambara y'ubutiti gikomeje hagati ya nyirabukwe nyuma y'uko ibi byose bibaho nk'umurenzaho, igihe Nana acyakira ubutumwa bumuhatiriza kuba yagira uko yahitana Alice. Bivuze ngo uyu munsi ubukwe ni inzozi, ntago bishoboka, kubera ko Alice ari muri bamwe bari kugenda berekwa ko bitaweho, ndetse mu buryo bwo kugira ngo Lewis abone ihumure. Ariko nanone ubu n'ubucakura buteye ubwoba cyane uyu mumama ari gukomeza agaragaza. Mu by'ukuri arimo kugira ngo byibuze azanyure muri humye Alice ndetse amwice mu buryo bworoshye, ndetse ikirenze icyo ngicyo nuko ukomeje gutera ubwoba Nana hari ikintu cy'ingenzi ashaka kuba yageraho. Mu gihe agahenge nanone kari kamaze kuba kaboneka mu mutima wa Lewis, byange bikunde Alice bongeye kugerageza kuba bamutera amakuba. Byange bikunde Lewis ashobora no kuba yabisariramo, kubera ko urukundo yakundaga Alice rwari rumaze kwikuba inshuro ibihumbi n'uduhumbi kubwo yari amufitiye. Kugeza uyu munsi mama warimo kumwereka kamushigikiye, ariko hari abandi banyentambara barimo kugerageza kurwanya Alice. Ese abo ni bande? Ese Alice yaba arimo gushakishwa nande ku rundi ruhande? Niba koko mama Lewis yamaze kuba yakwemera ubukwe kandi akaba atasubira inyuma ngo ababaze umuhungu we, uyu munsi nindi no kugenda atota umutima wa Nana kugira ngo byibuze amanza se kwikiza Alice, hanyuma namara kwikiza Alice abone umukunzi cyangwa se yigarurira inshuti ye. Ese uyu muntu ninde? Mu gihe nawe yamaze kwisetingamo ko urukundo rujyaho rushatse, ndetse yisetinzemo ko mama we yamaze kuba yababarira Alice, ndetse murabizi neza yuko byagarutswe muri episode ya 93 ari nabwo yarangiraga bavuga ko Alice ari igitonore cyangwa se ari umukobwa w'igitune rye uryoshye naboneye. Ese biteye urujisho byaba birimo guturuka ku yihe mpamvu bituma umuhigo wa Alice ukomeza kubaho? Ikibazo ni kimwe, niba uyu mama ataratanze attention ku bicanyi barimo gushakisha Alice, bivuze ngo kugeza uyu munsi birashoboka ko yaba aribo bakimuhiga. Niba aribo barimo kumuhiga, reka twebwe ubwacu turangarire episode ya 94 igiye gusohoka mu kanya, hanyuma tuze kumenya urusobe rw'ibintu biri kugenda bibera muri iyi sinema nyuma y'uko Alice yakiriwe mu muryango wa Lewis nk'umwana cyangwa se nk'umukazana. None se amaherezo yabyo nayahe? Reka twebwe duhange filme ikurikira amaso mu kanya gato. Murakoze, turi kumwe gatanu ku kandi. Gusa zirikana gukora like, share na comment. Ndabakunda.